My hair. Nzagenda hano ndi mukozi yamuna nengani shambo akibazo nzagenda reka ngende nige kina ndakuzabona umukozi ngange ndakana nakereka papa akabona yuko wenda na umusirimu nutungutu nazo hambeze pandaro yange niko oya ibigenda ako byanjuka ungone zingana kuriya abubazi waboniye abuzi muretse ndange ariko ndagenda ndakunazanye ndiri mu mumari nzinziye gatoya uraje urambura singerewe mama ukakura kugira wenda munye ngangwereke na marinete yange yaye mama wakubanye kujura wambaye marinete yange kuko so wakumva ndi kwitotomba kujya yagira ngo tunari marinete yange aza yazana ndagiye kandi ndamukozi nubwo nzongera kubona umeze ngati shawe yabanire ko bari gutembagura umuntu kuntu bya bino bigezwe cyo kugamana amafaranga yo nzayakura hera ko nazankwavu zahambwa yanje ko nazo nazimaze kamperutse kubona na ka message ngo ko komisiyoni ngo amaturo ngo tugomba kuyamurika yewe aka gacupa ndi gusaba mineka tarandeka nibaza gusa ngo nashakisha ntabwo nabivamo ngo nashakisha ntawo navamo rwose ari amafaranga ni menshi nanjye niyo dore no gukunda gacupa ariko ni namajije na agacupa ariko umuntu utakarara nari agira nisubira hano sije ko ndiko ntabishobora ngo ngenda zanga ndi batetse kandi cyangwa sanga batetse za mihungure zabo cyangwa imijumba ana ngudise papa uko yabikora ngo ndagenda ndajyana shibi bo pa ibi pa ize wale mnogo jenda muna Kutiko yaba yarangiza wana ngongo ndakanda semano mziki. Anga wandi kurira. Umuntu mwatetse. Shawo. Umuntu mwatetse bijumba. Wanda kiwano ndakimazo. Kajangu kundu ngiye kuna kumaso anda konde kuna nimbuko yange mo akoze abungu nimbuko ya hano
yani mumugi bote okay ukoze ingwavu zange n'ingurube bigeze he arewe pardon ngona ngubwiza ukundeka ngubwine nge sawa singiye kuza munyitegure ng'umugiti cyangwa munyitegure ng'imbwa yari amagufa gusa murate nawe itiketi ibihumbi 5 gusa murate Imana yange ndabikura ko ngiye kugenda ndamabuye ndamubwiye bo reka njye gukora mu mivuga ze ntabwo naburamo amafaranga agenda biga buvuye Karampa. simwako nayo ruce ugiye gukoranya uwo muriro wakunaniye ko hezeyo Ariko sipa nk'ubundi ndi kubona gwaruhugumye nta kuntu twaruteka nko buzima arataha. umva kandi buzima zawurihe abere na ruraro hanyuma baba ko ndi kumvura nguru kwigira bateze igihobatijwe tuzateka ikibashitsi Kana ndi kumva nyine twazimanira buzima no mwereka abashitsi bani benshi tuzaruzimanira abantu benshi naho ubuzima gusa niho batuma tubyara uruhunga nakuri Niko ndi kumvura uri kwigambanya kuri telefone ibintu ngo by'amaturo ingurube n'inkwavu bimeze gute yewe nandi kubibuza n'ubuzima wa mugabo we n'ubuzima muhungu wanje ariko kandi papa nari narabikubwiye ntabwo bizaguhira nanjye ntangiye kubibona ingurube za buzima waragiye urazigurisha ukajura atawasinze ukankubita ayigama none warazigurishije aho utandemye agatima ngo mfashe mukuru wawe nje ndamubwira mbere y'aho kugira ngo mpagure ntabwo inkwavu zazishoraga buri munsi ngo zagwaye uburenge kandi arakubwira ngo uzigurisha amafaranga yamwereze kuri telefone noneho namara kugira no buranshinje imbere none kugira ngo ubite ntumvishe ko numvisha ndi mu gikona ariko kubwa amagambo tuzavuga ko twarwaye malariya tukayivuzamo ngo ntarebere kanongere nkoranye umuriro Kanyaruranga muraho amakuru yanyura amakuru yari meza izuba mwebwe ndi kubona mwaryugamye ahubwo ntiwareba twaretse muraho si torije akarirambasha izuba ko ndi kubona mwaryugamye cyane none si ntabwo muri kwibuka ko amafaranga y'umutekano yashizemo hakenewe ayandi kwezi kwarapfuye urukunjo mbi bikwasha mu bisebe byampaye njaje ndabona amafaranga agacupa mbona n'amafaranga niko bimeze n'iki gihe none kubarira siki ubakireza maho bumbe naho ubundi umutekano umutekano nanjye murambaza umutekano nshaje kameze gake reka amafaranga muje murayanyima ahubwo muba mwaguze zino nzagwa ko iyi nyego ntatuma munyishura ariko rero mugerageze wa muhungu wawe ntawuriye ngo umubwire akuguze agiye kuza tumaze kuvugana none aha ahubwo nawe nibarongera miroho tunzuye barongera kunguza ni karongera miroho tunzuye oya mwanjuje nese umutekano yagurije icupa ryose ari ntacyo we nako kanota none uwo muhungu yagiye yambwiye ko agiye kuza ariko nta simpamya niba arayampa ngo ariko mutekano wowe wajana gahenge yayo mafaranga ahubwo ndakubona uraho yemwa vuye kwishura insanze papa tanatetse ubu niho ndi mu gikoni uko ubwo umuhungu wawe nukumubwira akakuguza rwose ntabwo yanguze nkwavuze nari yabwo ndi kumva ndi mukaga yawa muririye n'inkwavu simwaho barakunega umuzanira agateba akaba yicaye mu mutekano arakunega natsome mpagaze uramvumba mwa natsome mpagaze n'intebe nibwo wanje oya ni papa ingwavu nizera ko ingwavu zange zihari ingwavu nazo nababwira ngo mwahiranize ko zihari ndi mu kanyo yawe n'inguru kambe nicaye mutambuka ingwavu zange nizere ko zihari kambe nicaye umfasha ingwavu zange aveta mutekano munzanira imigozi tumuboshye kandi umutekano rwose turamuboha tumuzanira narabimubwiraga
muzara aramaze nawe witonde ngenda ndandikina mfitanye namwe barata mutekano reba ukuntu byatangiye agusuzugura n'ubuyobozi unywa inzoga wakwicana uretse ngo ariko ukuntu byatangiye ukondo bayo hano Ngwazo zanjye zonze turazini mudugudu manzo mutekano manzo kupa kwa matelefone manzo kupa na telefone tinazire za kwa ibure no zanjye ndako nakubwira ngo manzo zigurisha ngo nurangiza ngo nyana zaguri telefone muretse ureka manzo ngara mu gikoni ntebe yuko mwana te nirikuresha muri telefone ange koko nzakoriki niki nzakora kongira manzo mu mukara mbengire bigeragezo byamabuja ngira nibigeragezo byanyu niweze njya kugerageza mama kasikana nibyo wagiye kwiga ikiganiro bekamira nawe nikorere ndakubwiye wangiye kwanga kongora ariko urugabo rungana naho gwanira n'ibiryo iyo wiriwe ntawagiye kurya iyo wari ndakubwiye ngo nawe nafuswanya ngo namve mbere nikorere Nico kubera wewe byagenze ndakubwiye ngo ndamba wari kuzingura mu mutaka ndakubwiye uko twaziye mu masafuriya inkwavu mu masafuriya kandi papa narakubwira uretse yuko wenda ikindi kiba kishano ko ari inzoga mwangu nuko ari inzoga nzaze mwangu ntaboneza no koriki niki nzakora kuva mu ndeke mbere n'ubuyobozi urakuye umufate rwose umenya yasaze muteka ndakubizi byose uretse manze njye kwinywera agakoma uretse manze njye kunywa igikoma urakiwe kumva iyo ushobora wenda nzoga tugenda ugapfa nkana njye ntuganye iyo ni ipfi mu mwacyo nzoga tugenda niba musa ntabwo yanaturanga ndawarana